Guys, reka uyu munsi twumve ikigiye kubera ahangaha. Reka twumve ukuntu hagiye gushya koko. Ako kanya nahindutse imbogo nyimera amahembe jugunya abahiga tuvuka mu bwasi buzira uyu mwana aragusuzugura kwera gakabye. Uyu nta kintu wamubwira ubu. Ndaryoshe nka muviye yanga abana bankunda nka samba ndikugura amace nka fanta kandi ndakarishye ndi nk'akabanga. Oya se kandi nawe utabumbeshye. Orix ongera umumbwirire. Sogera ndababuza kugana ukongera nakurya usaba nka gatiri kumbeba gira inkagu nahazi iri kunzema ibimatira kwambara izo mete. Zeho kuwo mwana gukomye ibyo ngibyo urabyita ngo iki? Mane bira ni ibintu unzwe n'inyama zazira ukuri sinamira dodo ubwoko bw'imboga dushoboye kurya zoto ibyaje biboga Oda Pass biriya bintu bya dodo urabivuga iki? Tubwire. Sinjya fati byo byatsi ibyatsi mvuga si dodo cyangwa ibindi byose by'akarima k'igikoni. Zeho ongera umumbwirire ijambo rimwe rimuzirisha twumve ko kubaha koko. ongera utuvuge nkumva nkujyane gusura